Mwiriwe neza nshuti zanjye nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha. Iyi ni Arisho AI TV show. Twari tumaze iminsi tudashyiraho ibiganiro bijyanye n'imiryango n'uburyo umuryango wubakwa cyangwa se uburyo wita ku bana, mbese ubusanzwe twibanda ku bijyanye n'umuryango. Uyu munsi rero munyemerere twongere tuganire bakunzi banjye nk'uko mwashyigikiye mu minsi yatambutse. Uyu munsi nabwo munyemerere mushyigikire kandi n'ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo ikunze kugonga cyangwa se gukora ku miryango myinshi, ari ivuga impamvu zitandukanye zituma abashakanye bacana inyuma. Mbere na mbere rero ni ngombwa kumenya ko guca inyuma uwo mwashakanye ntabwo ari ibintu biziraho umunsi umwe. Akenshi na kenshi usanga biba ari umusaruro w'ibibazo cyangwa se intege nke cyangwa se imyitwarire yagiye yubakwa buhoro buhoro, bityo ugasanga umuntu mwashakanye usanze aguca inyuma nyamara utatekerezaga ko ibyo bintu yari kubikora ngo abishobore. Rimwe na rimwe ukumva uranatunguwe. Uyu munsi rero natoranyije ingingo imwe muri nyinshi cyane, kuko ni byinshi bishobora gutuma umuntu mubana aguca inyuma, ahubwo wowe kuko wenda utarabashije gusobanukirwa ibyo byinshi wenda ngo ubimenye, ugasanga byabaye rimwe na rimwe ukavuga ngo bamuroze cyangwa se bamushutse cyangwa se mbese ntubura inyito ubyita. Uyu munsi rero naturanyije ingingo imwe yonyine muri izo nyinshi ishobora gutuma abantu babana bashobora gucana inyuma. Iyo ngingo rero ni iyi imwe ngiye kubabwira. Nzababwira n'izindi nyinshi, nimuzishaka muzanyandikira muri komenti tugende tubiganiraho, ariko uyu munsi naturanyije imwe gusa. Iwe ushobora kwibaza uti se iyo imwe ni iyihe? Hari ikintu abantu benshi batajya bitaho, batanatekereza ko gishobora gutuma umuntu mubana aguca inyuma. Rimwe na rimwe ugasanga mu rugo abantu babanye ari babiri, mbese ntago yumva ko hari icyo yagakoze kugira ngo umuntu babana akomeze yumva ari we afitiye ubwuzu, apeti, yumva ari we yahora ahoranye nawe. Icyo kintu tujya tugitakaza. Babyeyi mureke tuganire. Icyo kintu rero ni iki ngiki, ni ukubura urukundo ndetse no kwitabwaho. Mu by'ukuri ntabwo abantu bazi ko urukundo, iyo tuvuze urukundo abantu benshi bararwitiranya. Hari n'uvuga ngo iyo hari amafaranga urukundo ruba ruhari. Barakubeshya, kuko amafaranga ashobora kuba ahari ariko bikanga n'ubundi mukabishwaniramo, umuntu akagusiga muri ayo mafaranga akajya hanze. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Bigenda gute rero? Umuntu ashobora kuba yarakuze mu muryango w'iwabo, nta muntu wigeze umwitaho, nta muntu wigeze umubwira amagambo meza, nta muntu wigeze abasha kuba yamwereka urukundo mu by'ukuri, agakura gutyo ku buryo arinda ageze imyaka y'ubukure mu by'ukuri atarigeze ahabwa iki? Urukundo. Guhabwa urukundo, guhabwa affection, kumwitaho, kumubwira amagambo meza, kumwereka ko ashoboye, kumubwira ko ari mwiza. Mbese hari amagambo tuzi neza ko umuntu akubwira nawe akavuga ati byibuze uyu muntu we basi arankunda, arantekereza, anyitaho. Ayo magambo rero iyo yabuze mu rugo, nta kabuza hari igihe uwo muntu agira gutya yanyarukira hanze agahora n'umuntu noneho we ufite affection zirengeje uko we wabitekereza. Afite ya magambo meza asize, afite uburyo nyine amufata uwo mugabo cyangwa se uwo mugore akabona ni ibintu bidasanzwe, kuko we atigeze n'umunsi wa rimwe abibona. Icyo gihe rero ahora ajyayo, ahora ajya kureba uwo muntu umubwira bebe, shushu, sweetie, honey, uri mwiza, ndagukunda, nkunda ukuntu umeze. Mbese akamubwira quality zose nziza zituma uwo muntu nyine yumva ko ari umuntu. Icyo gihe yumva nta handi hantu yakwerekeza. Igihe cyose akitse imirimo abanza gucayo ngo ajye kumva ya magambo meza. Mu gihe wowe ari bugusange mu rugo ugahita utangira kumubwira reba uje nta kintu wakoze, ntiworeje amafaranga, mbese ukamubwira amagambo ya yandi n'ubundi yakuze abamo. Ayo magambo ni amagambo mabi
cyane cyane ashobora gutuma uwo muntu mubana guca inyuma, atari uko ahantu ajya hariho ibyiza kurusha ibiri mu rugo, ariko hariyo ikintu kimwe yakurikiye imvugo nziza, inseko nziza, magambo meza, mbese abantu yasanze y'aho hantu, yasanze batandukanye n'ababana nabo mu rugo. So rero babyeyi, bagore by'umwihariko, twige kuvuga amagambo meza, tuyabwire abantu dubana nabo, kugira ngo naho yajya n'ayo magambo yandi yabwirwa yakumva ari ibintu bisanzwe, kubera ko no mu rugo ayo magambo arahari. Hari igihe utekereza ati se ubwo umugabo wanjye aramubwira ngo ni bebe, ngo ni bebe nyine. Kubera icyo ataba bebe? Kuko umubwiye ko ari bebe yumva ari byiza, kumubwiye ko ari sweet yumva ko ari byiza. Wowe niki cyatuma utabikora? Bikore maze urebe ko azagenda. Siko bimeze? Ni ukuri ndashaka ko twiga kuvuga amagambo meza. Twaba dufite ibibazo, uvuge ijambo ryiza. Naho mubona ingorane zaba zibagwiririye, gerageza muzisangire, ariko unashyiremo n'amagambo yo guhumuriza umuntu muri kumwe. Muzukuri ari igihe mufite ibibazo mu rugo, umuntu mubana nawe abibona ko hari ibibazo, ariko kubera ko buri gihe cyose ataha yagera mu rugo ukamubwira ko nta kintu amaze, atashoboye gukemura icyo kibazo, ni ukuri icyo kintu kikamubangamira kurushaho, ku buryo yavuga ati ndigira ahantu bashobora kunyakira nubwo bwose ibyo bibazo bindiho. Rero ndabinginze, uyu muntu umeze gutya, iyo yumvise rwose umuntu ushobora kumwitaho, akamubwira amagambo meza, akamuha umwanya, akamutega amatwi, akamuganiriza atuje, rwose nta kabuza uwo muntu aragenda, atari afite na gahunda yo kuguca inyuma, ariko kubera ko yabonye comfort zone, yageze ahantu bamufubitse, bamufurebye amagambo meza, bamufurebye inseko nziza, bamufubitse ikiganiro gisobetse amagambo mbese aryoshye, kavuga ati zibone ndataha njya muri ruramuriro gukora yiki, ni nayo yayo, reka ndagenda hakeye, arambwira make buraba buke nongere ngende. So rero ndabinginze, mwebwe mwese mukurikirana channel yanjye, munyegere tuganire, duhane ibitekerezo, twubake umuryango nyarwanda, tutibagiwe ejo hazaza h'igihugu cyacu. Murakoze cyane rero. Iyi ni Arisha AI TV show. Wowe utarakoze subscribe wibuke kuyikora, ndetse nawe wayikoze ukande like, usharing iki kiganiro. Iyi ni ingingo imwe yonyine mvuze muri nyinshi, ariko nimushima ko mwomeza munanyandikira muri comment, nzongereho n'izindi nyinshi zishobora gutuma umuntu mwashakanye, umuntu mubana aguca inyuma, nyamara byashobokaga ko ataguca inyuma. Murakoze cyane rero. Ni ukuri, andika igitekerezo cyawe muri comment. Ese ubyumvishe tese? Wari ubizi ko iyi ari impamvu imwe ituma umuntu ashobora kuguca inyuma? Hanyuma nurangiza usharinge abandi bantu nabo babashe kugira amakuru ahagije kuri iyi ngingo. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Ini Arisha AI TV show.